ndonge mbasuhuje rero mbagezaho amakuru atandukanye by'umwihariko nababwiye uburyo dushobora kujya dutangira gukora business zitubyarira inyungu, ariko hari udutips ugomba kumenya. Uyu munsi ngiye kukuzanira ibintu bitanu ushobora gukoresha kugira ngo ukine love story nziza, nyine za filime z'ama love story cyangwa z'urukundo. Ibi bintu ugomba kubyitaho, bizatuma filime yawe iryoha kandi igende irushaho kuryohera abantu. Ibyo bintu byumve witonze, wumve uburyo ushobora kubikoresha kugira ngo ugire filime yawe iri love story iryoshye. Kugira rero ngo ukore love story cyangwa inkuru ya love story iryoshye, nabyo bigira ibintu bitanu by'ingenzi ugomba kumenya. Ikintu cya mbere ni inkuru yihariye, iri unique love. Love story igomba kugira inkuru itandukanye n'izindi. Urugero, abakundana mu buryo butandukanye, urukundo rwahuyemo imbogamizi, guhura mu buryo budasanzwe. Ibi bituma abantu barushaho kugenda bumva bashaka kuyimenya. Niba ugiye kwandika filime rero, tuma uburyo inkuru yawe iba yihariye ku buryo umuntu yumva ko atari ahantu yizi ndetse nta yindi yayisanisha. Ureme akantu gasa nkaho kari buhuza abantu mu buryo buratuma nyine abantu bumva bagize amatsiko yo gukomeza inkuru yawe. Ntabwo ari ibintu bipfuye guhita bihutiraho ngo abantu barahuye gutya. Tuma akantu runaka gatuma abantu bahura, ako kazatuma rero iyo nkuru ikundwa cyane. Noneho ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora ni ibyo bita chemistry hagati y'abakinnyi cyangwa se connection. Abakinnyi bagomba kuba hari uburyo bari guhuza neza, uko barebana, baganira. Niba warabonye nka filime ya Titanic cyangwa se za Cinderella cyangwa andi ma love story aryoshye cyangwa se Romeo and Juliet, imimerere y'uko abantu barebana, abantu bagomba kuba bumvanamo kugira ngo baze gukina filime neza kandi bisa nkaho koko ibyo bintu bari kubikora bisa ari ukuri. Bizatuma abantu batangira kumva yuko ibyo bintu bisa nkaho ari ukuri, noneho bakurikira inkuru ku buryo n'umuntu waba warahuye na scene imaze nk'iyo nyine iri gukinwamo azareba imyitwarire runaka ishobora kumufasha. Mwibutse ko nanone ari ibintu byinza ko ugomba gutuma iyo love story igira amahitamo asa nkaho ari meza kugira ngo wigishe n'abantu amahitamo meza. Burya ari ikintu cy'ingenzi cyane. Noneho reka tugere ku kintu cya gatatu, gerageza gukora imbogamizi mu rukundo, ama conflict. Love story, ama love story agomba kuba arimo imbogamizi wenda nk'izifite aho zihuye, wenda nk'imbogamizi z'imiryango, kutabyemera, ubukene, intera iri hagati y'abantu n'abandi, se wenda nka distance, nyine umuntu udashaka ko abantu bahura. Ibintu nk'ibyo ngibyo bizatuma nyine abantu bumva yuko urukundo rwabo ruzarwana intambara kandi rugatsinda. Ibyo bintu utuma muri story yawe biba birimo, ntupfe gukora ikintu gihurutuye ubona abantu bari mu rukundo gusa rw'umunyenga. Burya ubuzima nuko n'ubuzima busanzwe bugizwe no gusharira ndetse n'uburyohe. Nako kantu karimo ibintu byo guhungabana, birageza ugashyire muri iyo filime yawe, biratuma ibintu bigenda neza. Noneho hita ukora ikindi kintu cya kane, amarangamutima akomeye, strong emotion. Tuma ibi bintu biba, tuma abantu bishime bigaragaze, tuma abantu bababara, tuma abantu bagira impuhwe, tuma abantu nyine hari ukuntu bakora ku marangamutima. Kuko love story ikintu cy'ingenzi n'ubundi no gutuma ukora ku marangamutima y'abantu. Rero abakinnyi bawe baba ari abantu bazi kwishyira mu mwanya w'umukinnyi cyangwa ikintu ari gukina. Gerageza rero gushaka abantu, utoranye abantu bameze neza, kandi n'ubu uri gukina iyo love story ugeremo koko ibyo bintu bigereyo. Niba uri kumva utabishobora byihorere, ariko niba ushaka love story irenze, genekereza ku buryo ibintu bigerwaho koko, ukabona ibyo bya bintu biri muri wa mujyo w'uko abantu bari kwishushanya n'aba bantu bari muri filime. Ikindi kintu cya gatanu, tuma iherezo cyangwa se uburyo inkuru yawe iba climax cyangwa izamuka igakura bigira impact cyangwa biri powerful ending.
wenda bitume haza nk'ibyishimo cyangwa se kubabara gukomeye ariko bifite isomo rikomeye. Ibi bizatuma abantu bakurikira filme cyangwa se nuko episode irangira igirangirana n'akantu gasa nk'ako ngako kari kubarabura. Bizatuma abantu bakomeza kureba filme episode ikurikiyeho cyangwa nanone abantu bazishimire kureba ya filme bumve yabaha ubutumwa. Tuma ibi bintu bitanu bisa nkaho rwose byinjira muri filme yawe ntuzatangazwa. Utundi tunakubwira tundi tw'ingenzi yenekereza guhuza n'imimerere y'abantu bari gukinira habi hagaragaza nyine kwa kundi. Nimba ari abantu bakennye bakeneshe baba bari n'ahantu hakenye pe. Niba bari ahantu hasa nkaho ari heza. Niba ari abantu bakize bakirishe ku buryo babona bari ahantu bameze gutyo. Niba ari abantu bari mu bibazo nka kwa kundi bavuze ngo emotion nabyo bikora utyo. Tuma nyine ibintu biba nkaho ari reality ukuri. Ibyo bizatuma love story yawe imera neza. Ngayo nguko rero tuma abantu we bakina ibintu bisa nk'iby'ukuri ubundi uzabona filme zimeze neza. Ciao rero niba utarakora subscribe ko hano kugira Icumbi Empire nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari n'abantu bagende bamenya byinshi ku byabafasha. Ciao naho butaha.